Bakunzi ba IB official ndongeye ndabaramukije turi kuwa gatandatu ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani muri mwaka w'ibihumbi 2025 ndabaramukije ariko mbazaniye ikiganiro navuga ko gikomeye ni ikiganiro gikomeye kuko kigize bimwe mu bigize ubuzima bw'igihugu nje nibaza nti ibi bintu bizacika bite hakorwa iki ngo bicike ko hagiye hafatwa ingamba navuga ko zintanoroshye ariko ukabona ntibicika nari ngeze hano Inyabugogo nari ngeze muri gari ya Nyabugogo nsanga abantu bararwana abazunguzayi bararwana baratimbagurana n'abanyerondo donc n'inzego z'umutekano nimuza kureba ni kimazo kimaze igihe twibukiranye ko mu mwaka w'ibihumbi 2016 niba nibuka neza cyangwa na 17 icyo gihe hategekaga ntibari Pascal Nyamurinda cyangwa nyakwigendera Mukaruriza aha muri gare habaye icyo bamwe bavuga nka bita ngo ni saga ibintu bidasanzwe aho umunyerondo yakubise umudamu rwose ahita yitaba Imana murabyibuka ko hashatse kuba ikintu kijya kuba nk'imyigaragambyo abapolisi baraza n'imbunda abasirikare baraza ari kubona abaturage batabumva ahubwo icyo gihe afande Colonel Dodo ushinzwe ibyo management cyangwa se imicungire y'amagare ni waje ukabona ko arabaturisha we baragerageza kumwiyumvamo hanyuma reka mbareke mukurikirane aka ka video mfashe abanyerondo barwana n'abadamu. Hanyuma ukuntu byagenze nagiye kubona mbura batangiye kugundagurana umudamu yarafite ibicuruzwa birimo nk'imikati umudamu noneho uko wabibonaga bashakaga kumufata ariko mu kumufata bakamufatana n'ibyo bicuruzwa bye bagahita bamujyana bamwuriza za modoka zabo bagahita bamujyana igikondo habayeho rero kugundagurana no kukubitana nk'uko mubibona muri ako ka video bigahita bitwibutsa ibyo nari maze kubabwira byo mu mwaka w'ibihumbi 2016 aho umunyerondo yakubise umudamu rwose umudamu ahita yitaba Imana ndabyibuka iyo sura ndayibuka umudamu aryamye imbere yaho societe itwara abagenzi ya Ritiko yakoreraga bamworoshe igitenge bagenzi be bona baguye mu kantu tukibaza rero impamvu nje nibaza nti ibintu bizacika bite ko mu mwaka w'ibihumbi 2016 kuva 2016 hagiyeho gahunda yo gufata abazunguzayi bakabubakira amasoko ku buryo babashyiramo bakavuga bati
ntimukarenga ahangaha, mujye mugurishiriza ahangaha, ababakeneye ariho babasanga. Ndanabyibuka ahogamaye bashyizeho n'amande, bamwe bakavuga bati nugurira umuzunguzayi uzajya ucibwa amande y'ibihumbi 10. Ariko ibyo urabona ko ntabwo byigeze bitanga igisubizo cyangwa se umuti urambye, ibikorwa byarakomeje. Ikindi nabashije kwibazaho nawe ushobora kwibaza, urabona ko abo bafashe bahita babajyana mu bigo by'inzererezi, tuvuge nka hano mu mujyi wa Kigali bakunze kubajyana i Gikondo. Niba mwumvise ako ka video, urumva ko ibintu byo kujyanwa i Gikondo kuri aba badamu yewe n'abagabo, niba ari ikibazo wenda cy'imibereho navuga, cyangwa se ubushobozi buke, cyangwa se nabyita ngo mu yandi magambo, urumva ko ni ibintu bamaje guca amazi. Ni ukuvuga ngo wumvise uriya mudamu uvuga ati ibintu byo kujya Gikondo si ubwa mbere naba ngiyeyo, niyo nagira gute nkajyayo navayo, donc avayo ariko akabisubiramo. Hanyuma rero inzego bireba ndabazaniye iki kiganiro kugira ngo murebe niba hari ubundi buryo mwakoresha kugira ngo mushake umuti urambye, kuko n'ibya mbere murabyibuka ko hagiye habaho bamwe bagiye bafashwa, nkurikije amakuru nagiye nkurikira, bagafashwa kubona utwo dufaranga. Bamwe bakavuga bati hagiye hazamo aboriganya agahabwa batagenewe, ariko nanone ugasanga babandi bakuwe mu muhanda buracya bagasubiramo. Ni ukwibaza ngo rero umuti urambye w'iki kibazo, niba hakenewe koko Kigali isukuye n'abayibamo babe basukuye, bakore ibintu mu buryo burambye. Hanyuma abategetsi buriya nibazaba bicaye bashaka umuti urambye kuri iki kibazo, twibukiranye ko hagiye havugwa ko abazunguzayi ibyo baba bazunguza ahanini babifata ku bantu bafite amaduka, hanyuma bakagenda bakazunguza ku giciro runaka, barangiza bakabasubiza amafaranga. Ubwo rero abategetsi niba icyo barakibonye, bazicarane nabo baturage, bagombye kuzicarana nabo abo bacuruzi bafite ibicuruzwa byabo baha bariya abazunguzayi, kugira ngo bashakire umuti urambye hamwe, kugira ngo bamenye bati mbese kuki uba wanga ko wacuruza ucuruje mu iduka, ahubwo ukabidistribute cyangwa se ukabikwirakwiza mu bazunguzayi kugira ngo bagucururize bakumukire imbere. Nibyagiye bivugwa uko bagiye bashaka umuti urambye igihe bari barimo bubaka amasoko ku bazunguzayi. Hariya amasoko mwarayabubakiye, kandi mwagiye abategetsi bagiye bumvikana cyane. Ndibuka icyo gihe hategekaga akarere ka Nyarugenge, kategekwaga n'uwitwa Madamu Kayisime Nzaramba, bavuga bati akabazunguzayi kashobotse, aya mategeko dushyizeho ntabwo bazongera kuyarenga noneho, cyangwa se bazayashyira mu bikorwa uko bikwiye. Bashyize hariya bagiye gukora mu buryo buboneye, ariko siko byanga bikagaruka kandi ko uburyo bwo kubafata nabwo bamwe bagenda babwibazaho. Nta bundi buryo ushobora kumufata se hatabayeho kuriya kurwana. Ibyo byose nibyo ibi official iba yibaza. Hanyuma rero abo bireba nabo ndibaza hari uburyo bwo haraza gufatwa izindi ngamba zo kugira ngo hashakwe uburyo bwo kubona umuti urambye w'iki kibazo. Ubwo rero reka twibaze tuti buriya abo bireba barabuza kubikurikirana, uretse wenda na Nyabugogo, ni muri Kigali cyangwa se ni no hirya no hino mu gihugu ibibazo byenda byumvikanaho. Ushobora kugenda ukagera nka za Ruyenzi, naho hagenda hagaragara abantu bagenda bazunguza utwo tuntu, uretse na Nyabugogo ukagenda ukagera za Kicukiro, nayo hose barabafata barabakumba. Abafite ibiribwa, abafite ibindi bikoresho bya bindi, imyambaro, ibikoresho bya electronique cyangwa by'ikoranabuhanga, urajya kubona ukabona abo bantu baracungacungana n'inzego z'umutekano, ukabona nyine ni ibintu
uko babirukankana, bamwe baguye mu modoka, akaba yagwa mu modoka akaba arapfuye. Ubwo umuturambye njyewe akazi kanjye kari ukubatungira agatoki ko ibi bikorwa bikomeje. Muribuka umudaso mu mujyi wa Kigali nabwo wagaragaye hano hafi y'isoko rya Nyarugenge arwana n'umudamu mukubita imigeri mu mabere. Ibyo ni ibintu ubona ko bidahesheje isura nziza mu mujyi wa Kigali cyangwa se hirya no hino mu gihugu. Reka mbabwire nti rero muze kwicara mu birebe uburyo mwatorera umuti urambye iki kibazo. Nyuma rero nkomeze mbifurize intangiro nziza z'ukwezi kwa munani, kandi muzahahe muzaronke uwo bitagenze neza mu kwezi kwa karindwi. Wenda reka twitege ko bishobora kuzagenda neza muri uku kwezi kwa munani. Kuri Bio Official mbifurije impagarike n'ubugingo. Mwari kumwe na bagira ubusa naho utaha. Shika.